Serija Kaneza Christine na Koporo Nyiribambe Divine bo mu ngabo z'u Rwanda bavuga ko bishimira ko kuba uyu munsi ari bamwe mu banyarwandakazi bari muri RDF kandi batanga umusanzu wabo uko bikwiye. Ni nkwateguye na Uwitonze Providence Shadia afatanije na James Kakwerere. Sergeant Kaneza Christine na Koporo Nyiribambe Divine ni abakobwa bakiri bato babarizwa mu ishami rishinzwe kurinda umutekano wo mu mazi mu ngabo z'u Rwanda RDF. By'umwihariko Sergeant Kaneza Christine afite inshingano zo kwibira mu mazi akagera kure bitewe n'icyo asabwe kuhakora ibizwi nko kudivinga. Koporo Nyiribambe Divine we atwara ubwato bw'intambara cyangwa ubundi bwato yahabwa bitewe n'inshingano. Aba banyarwandakazi bombi buri wese afite icyamuteye ishyaka ryo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Nakuze mbikunda ndetse kandi hari urugero rwiza twaboneyeho nagiye mbona mu rugamba rwo kubohora igihugu harimo abadamu ndetse bakoranaga akazi kabo na basaza bacu neza. Ibyo bintera ishyaka ryo kuba nanjye nagira uruhare mu kuba naza mu ngabo z'u Rwanda. Cyane gusaba kwinjira mu ngabo z'u Rwanda nuko nakundaga igihugu, numva nshaka kukitangira, hari umusanzu numva nshaka gutanga ku gihugu cyanjye, kandi akaba baratanze amahirwe no ku mwana w'umukobwa kugira ngo abe yaza afatanye na basaza bacu kugira ngo tutanga umusaza nzo ku iterambere ry'igihugu cyacu. Ku ruhande rwa Sergeant Kaneza Christine nk'umuntu ufite inshingano zo kwibira mu mazi ku mpamvu zo gucunga umutekano, avuga ko ahavuka nta mazi yahabaga, yewe ngo yaje atazi no koga. Nko mu rugo nta hantu nigeze mpurira n'amazi, naraje masanga amazi baratwigisha turabimenya, noneho mpabwa n'andi masomo y'umwihariko nk'umudive ugomba kuba najya munsi y'amazi, mbasha kuba natangira inshingano zanjye. Kaneza Christine na Koporo Nyiribambe Divine bavuga ko akazi ka gisirikare mu ishami ryose wabarizwamo hari icyo bisaba kugira ngo ugere ku ntego. Iyo uri umusirikare mwiza bigufasha no kuba waba umumarine mwiza. Ikimfasha nanone kugira ngo nkakore neza ni discipline no gukora ibyo ngomba gukora nk'uko babimbwiye kubikora. Gukora umurimo neza ngo bisaba kumenya uko ukora ikintu n'igikoresho cyacyo cy'umwihariko. Kuri Sergeant Kaneza Christine bavuga ko umuntu atapfa kujya mu mazi gutyo gusa. Mbere na mbere ugomba kuba witeguye neza. Ikindi ugomba kuba wambaye uriya mwenda twabonye nambayemo imbere bawita suit. Iriya suit yo yambaye igufasha kuba utagira ubushyuhe bwinshi mu mazi cyangwa se ndetse n'ubukonje uri hasi muri ari amazi. Ikindi mwabonye ririya cupa nari mpetse, iriya cupa niyo ibasha kuguhereza umwuka uhumekera munsi y'ari amazi. Iriya baneti igufasha kuba wagira wenda nk'imbogamizi mu mazi uri hasi, wahura n'umutego cyangwa se n'ikindi kintu cyakubangamira icyo ari cyo cyose wabasha kwifashisha. Aba bombi bashimira ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda n'igihugu muri rusange uburyo bahaye umunyarwandakazi agaciro ndetse mu byo akora byose agashyigikirwa. Ndashimira ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda, by'umwihariko umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda utanga amahirwe ku mwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu hatabayeho kugira ubusumbanisha mu kazi. Icyo nshimira ubuyobozi bw'u Rwanda ni uko budasubiza inyuma igitsina gore, buhatanga amahirwe ku mukobwa cyangwa se ku mugore kugira ngo atinyuke abashe gukora nawe icyamuteza imbere. Uretse ibyo, Sergeant Kaneza Christine anagira inama abakiri bato bafite inzozi zo kwinjira mu ngabo z'u Rwanda. Batinyuke, barashoboye, baze dufatanye kubaka igihugu cyacu, igihugu kiduha amahirwe. Imirimo iyo ari yose twayikora nk'abana b'abakobwa. Umuvugizi wungirije w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Simon Kabera avuga ko mu byo RDF ishyize imbere ari ukuzamura ubushobozi bw'abasirikare kugira ngo igihugu gitere imbere gitekanye kandi ntawe usigaye. Umuntu ufite ubushake, ufite discipline, RDF imuha amahirwe y'ikintu mubonamo ko ashoboye kugikora muri cya cyerekezo cy'umutekano w'igihugu mu buryo bwagutse, kuko muri iyo mirimo abantu baruzuzanya.
guha ubumenyi abari n'abategarugori ndetse n'ibikoresho bijyanye n'igihe ngo bigaragaza ko umusanzu wabo mu ngabo z'u Rwanda uhabwa agaciro. Sergeant Kaneza Christine na Koporo Nyiribambe Divine bakomeza bavuga ko bazakomeza kwiga byinshi no gukora cyane kugira ngo bakomeze kuzuza inshingano zabo no kwereka ubuyobozi bwahaye agaciro umunyarwandakazi ko butibeshye. Tugeze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu. Turacyari kumwe na Captain Ariane, mwabyumviye ko hari inzira nyinshi yagiye acamo kugira ngo abashe kugera ku cyo ashaka, kugira ngo abe umusirikare mwiza wuzuza inshingano ze, ariko tugiye kuganira noneho mu buryo burambuye. Ariane, byaje bite kugira ngo usabe kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda? Zari inzozi nagize kuva kera nkiri mutoya, aho nifuje gufatanya na basaza bacu ndetse n'abakuru bacu babohoye igihugu, nanjye numva naza nkafatanya nabo muri ako kazi. Nifuza kuba umupilote, ari byo niga amasomo ajyanye na siyanse, ndetse ngira amahirwe ndayatsinda neza, nza kuza mu gisirikare cy'u Rwanda. Ukimara kwemererwa rero kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda, warasabye basanga wujuje ibisabwa, barakwemerera ujya ku myitozo kimwe n'abasaza bawe, ariko uhageze wihaye izihe ntego? Intego nihaye mbere na mbere ni ugukora neza ibyo nsabwa kandi cyane kuruta ndetse n'abasaza banjye, kubera ko murabizi iyo uri umwana w'umukobwa hari ukuntu uba wumva hari ibintu udashoboye nka basaza bawe, ariko iyo wihaye intego urabikora kandi ukabikora neza nkabo. Byarakoroheye? Oya, ntabwo biba byoroshye, ariko iyo ufite icyo ushaka kugeraho ni hahandi niyo ucitse intege wongera ukibuka icyo ushaka kugeraho ugakora ugaharanira kukigeraho. Umuntu yakwibaza ngo noneho inshingano zo gutwara indege bikava mu nzozi bikajya mu ngiro, zo wazihawe gute? Izo nshingano nazihawe mbere nkirangiza segonderi, naje gukora ibizamini bya Air Force, ngira amahirwe ndabitsinda, mbitsinze njya kuri kosi ya gisirikare, ndangije kosi ya gisirikare mpita ntangira amasomo yo kuba umupilote. Mu myaka rero umaze mu gisirikare ariko uri n'umupilote, ni ryari wahawe inshingano cyangwa se ni ryari wabyutse mu gitondo bitewe n'ibyo wakoze bikagenda uko wabyifuzaga, ukavuga uti nishimiye ko akazi kanjye kagenze neza, wataha ukavuga uti ndumva nyuzwe? Ni igihe nahawe kuba kapiteni ku ndege, kuko nk'uko nahoze mbyifuza nkiri mutoya, nifuza kuba umupilote ariko nk'inshingano zegeye hejuru muri uyu mwuga wacu ni ukuba kapiteni ku ndege. Icyo gihe rero mpabwa kuba kapiteni ku ndege numvisha ari goals zanjye zibaye achieved. Umuntu rero utazi iby'indege uyibona iguruka cyangwa se akaza akiyicariramo ari mu rugendo cyangwa se ari mu kazi bisanzwe, utazi iby'indege, wamubwira ko ari ibiki umuntu yitaho nk'umupilote mbere yo guhagurutsa indege agiye ku rugendo? Mbere yo guhagurutsa indege hari ibintu byinshi ugomba kwitaho. Mbere na mbere ubanza ukamenya akazi kawe, nka mbere y'umunsi umenya akazi kawe uragategura. Kugategura utegura ukamenya se nzava hehe nzerekeza hehe, muri urwo rugendo rwanjye nzakoresha amasaha angana iki, bitewe n'amasaha uzakoresha ukamenya ese nzakunywa amavuta angana iki, kubera ko iyi ndege mureba ikoresha amavuta. Icyo gihe noneho umenya ati se nzatwara abantu cyangwa se nzatwara ibintu. Iyo umenye ngo nzatwara abantu cyangwa se nzatwara ibintu, ugomba kumenya ibiro by'abo bantu kugira ngo ukore imibare, kubera ko iyi ndege igendera ku biro ibintu byose. So icyo gihe rero noneho iyo umunsi ugeze nyirizina w'akazi, uraza nk'amasaha nk'abiri imbere. Iyo bamaze kuyitegura abatekinisiye, njye ndaza nkongera nka cekinga, nkakora check zanjye, nkareba ese indege yujuje ibisabwa kugira ngo ibe yakora urugendo. Icyo gihe rero nibwo iyo maze kubireba ndabisinyira, nkavuga nti twakora noneho rwa rugendo rwacu. Kuba umusirikare mwiza cyangwa se umupilote mwiza nkawe nka Ariane wujuje ibyo bintu byombi, ubona bisaba iki? Kuba umupilote mwiza ndetse n'umusirikare mwiza byose biruzuzanya. Kuba umusirikare mwiza biguha kuba umupilote mwiza. Kuba umusirikare mwiza bigusaba kugira discipline mu kazi kawe. Kuba umupilote mwiza bigusaba guhora wihugura mu masomo ya piloting nk'ayo dukora muri kano kazi kacu, kubera ko tekinoloji zihora zihinduka. Ugomba guhora wihugura mu kazi kawe kugira ngo uhore uri up to date. Uyu munsi rero iyo ubona hari umubare w'abakobwa bagenda baza mu gisirikare cy'u Rwanda ugereranyije no mu mwaka winjiriyemo, ukabona abakobwa bajya mu myanya ifata ibyemezo, ukabona bajya kuri operasiyo zikomeye kandi bakuzuza inshingano zabo, ni ibintu wowe nka Ariane, Captain Ariane, ufata gute? Ni ibintu mpa agaciro gakomeye, kubera ko bigaragaza ko leta y'u Rwanda ndetse n'igisirikare cyacu cyahaye amahirwe umudamu ndetse n'umukobwa.
kikaduhereza inshingano zingana n'iza basaza bacu. Ayo mahirwe wumva akwiye gukoreshwa gute rero? Ni ukuyakoresha neza nk'uko nabivuze kare, ukagira discipline mu kazi kawe kandi ugaharanira ko akazi kawe ugakora neza nk'uko bisabwa. Uyu munsi hari abana b'abakobwa bafite inzozi zo kuba baba abasirikare cyangwa se bajya mu bindi bintu, ariko noneho reka tugaruke ku gisirikare muri rusange. Bataratangira gushyira inzozi zabo mu bikorwa cyangwa se bifuza kuza mu gisirikare cy'u Rwanda, ni ihe nama wabaha? Ni ukubabwira icya mbere ni ugukunda igihugu. Iyo ukunze igihugu uragikorera. Kugikorera rero iyo uhisemo uyu mwuga, kuba waza gukora muri uyu mwuga wacu wa gisirikare, hari benshi ndetse ndimo ndetse n'abakuru banjye bagiye bagikora kandi bagakora neza akazi kabo. Ni ukubabwira nibaze dufatanye gukorera igihugu cyacu, kubera ko nkuko natwe twakoze ako kazi kakagenda neza, gufatanya na bakuru bacu ndetse n'abasaza bacu bakatwerekera urugero rwiza, nabo tuzabafasha bakora akazi kabo neza. Ubuze ikintu kinteye gutekereza ko muzabafasha nabo akazi kabo kagende neza, ariko si uyu munsi iyo ubyutse ukabona uhawe inshingano kimwe n'izo musaza wawe afite, cyangwa se ukaba ufite n'inshingano zo kumugayidinga mu kazi. Wowe nk'umugore ukiri mutoya uri mu gisirikare cy'u Rwanda, ukaba uri umupilote, ukaba uri n'umunyarwandakazi, ni ibintu ufata gute? Ibintu agaciro gakomeye nko nari nabivuze kare, ni ikintu cyerekana ko yaba mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse yaba no mu Rwanda, nk'uko bimakaje umuco wo gushyira uburinganire ndetse n'iterambere ry'umudamu imbere, ntago rero no mu gisirikare byahejwe. Niyo mpamvu usanga mfite inshingano zimwe nk'iza basaza banjye, cyangwa se akabaho nanjye mbarusha inshingano nkaba nabagayidinga. Ubwo abagore n'abakobwa bataratangira gukora ibyo bakunda muri rusange atari no mu gisirikare, n'iki wababwira? Icyo nababwira ni ugushyiraho umwete, bagaharanira kugera ku ntego zabo bihaye, ndetse bakaziharanira, bakiga bakareba uburyo ki izo ntego zishobora kugerwaho bakabiharanira. Uhuza gute inshingano z'umuryango n'iz'akazi k'igisirikare ufite uyu munsi nkawe? Icya mbere ni ukumenya gukoresha igihe cyawe neza, ukamenya ko nimba ari amasaha y'akazi ukayakora neza, ndetse wagera no mu rugo iby'inshingano zo mu rugo ukazuzuza neza. Muri icyo gihe iyo ufite uwo mubana, mubwirana akazi kawe, ukamubwira amasaha y'akazi kugira ngo bitaza guhuza nuko wenda inshingano zo mu rugo nazo zibe zikenewe, mugafashanya mbega nk'uko mwariyemeje kurushinga. Birashoboka ko umubyeyi mwiza n'umusirikare mwiza? Cyane rwose. Gute? Kuko barahari, ndetse hari urugero rwacu rwa bakuru bacu b'ababyeyi kandi b'abasirikare beza. So kugira ngo bibe nibyo navuze mbere, ni ukugira discipline, ukamenya gukora akazi kawe neza, ni kabe kakwica inshingano zo mu rugo, cyangwa se inshingano zo mu rugo zice akazi kawe. Turimo turagana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko sinagenda ntakubajije Captain Ariane Mwiza, nicyo ushimira igisirikare cy'u Rwanda uyu munsi ugendeye ku ntego gifite mu guteza imbere ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye, ariko nicyo ushimira igihugu? Ni ibintu bibiri, gushimira igihugu n'icyo ushimira igisirikare. Icyo nshimira RDF ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda ni ukuba cyarahaye amahirwe umwana w'umukobwa ndetse n'umudamu kuba yakora ikintu cyose yifuje, uretse kuba ari mu gisirikare ndetse no mu zindi nzego, yaba muri finance ugasanga harimo abadamu ndetse n'abakobwa, muri education ugasanga harimo abadamu n'abakobwa, ndetse muri sciences mu bijyanye na sciences, yaba kwiga cyangwa se gukora muri ibyo ngibyo byose ugasanga harimo umwana w'umukobwa. Icyo nicyo nshimira leta y'u Rwanda ndetse na RDF nkorera. Ego, mwakoze cyane kubana natwe mu kiganiro Tinyuka Urashoboye cy'uyu munsi. Mwabyumviye ko Captain Mwiza Ariane avuga ko ashimira ubuyobozi bw'u Rwanda kuba uyu munsi umugore n'umukobwa bafite amahirwe angana n'abasaza babo ku murimo, ariko kandi akabwira abana b'abakobwa ngo icyo ukunda uragiharanira. Niba ukunda igisirikare cy'u Rwanda ukaba wujuje ibisabwa, ufite ikinyabupfura kandi ukunda kwiga, ukiga amasomo yawe neza, nta kabuza ibyo wifuza ubigeraho.